nguhaye ikaze uhitamo kubana natwe umunsi ukadukurikira ukemera gukurikira Ibango Official. Umusanzu wawe ni ingenzi kuri twebwe. Nk'uko bisanzwe mu gihe kubana nanjye Bayizere Colette. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ikiganiro, ndagusaba gukora subscribe, ukakora like, byaba na ngombwa ukaduha share kugira ngo n'abandi bagenzi bawe babibone, kandi ukaduha na komenti zanyu rwose ni ingenzi, turazisoma tukamenya icyo mutekereza, icyo mushaka ko twazaganiraho, kuko nk'ubu ngubu tugiye kurebera hamwe umwe mu bakunzi bacu badusabye, akadusaba ko twazamubwira ku mugani bita Bakame n'Impyisi. Mwabyumviye rero, komenti zanyu turazisoma tukamenya icyo mushaka, icyo mwumva ko twabaganiriraho. Nk'uko tubivuze rero, tugiye kurebera hamwe umwe mu migani umukunzi wacu yadusabye witwa Bakame n'Impyisi. Ikaze mu kiganiro. Mwabyumvise rero, tugiye kurebera hamwe umugani witwa Bakame n'Impyisi. N'abatindiye reka dutangire. Kera Bakame yatujutse n'impyisi, biranywana, birabana, bishyira kera. Ariko Bakame ikababazwa n'uko impyisi yirusha ubukungu. Bukeye Bakame ibwira impyisi iti, reka ducuruze impu, ubukungu bwawe burushaho kwiyongera, ndetse ungurize ibintu byo gutangiza, nzajya nkungukira. Impyisi irabyemera. Batangira gucuruza impu, zimaze kugwira bijya kuzicuruza mu mahanga, inyungu ikabikwa kwa Bakame. Bakame imaze gukungahara irirwaza, bwa bukungu burahagarara, ariko impyisi ntiyabyitaho. Hashize iminsi Bakame irazinduka no kwa Mpyisi iti, yemwe abo kwa Mpyisi mwaramutseho? Impyisi iti, bwakeye Baka. Bakame irihanganira ariko cora iti, nta miramukire yanjye, baraye baducucuye, badusabiye ntibadusigira na busa. Ubwo impyisi igwa mu kantu, mbese isa n'ikubiswe n'inkuba. Bakame ibonye ko impyisi ibuze aho irigitira, irayishukashuka iyibwira ko izabiyishyura. Bakame iragenda ifukura icyuzi yororeramo amafi. Amaze gukura ikajya ijya kuroba ayo yirira. Hashize ukwezi impyisi ijya kwishyuza Bakame ibintu byayo. Bakame yakira neza, yikoza munsi y'urugo, iroba amafi 10, iraza irayateka, iyavanamo umufu uryoshye cyane, maze yegereza impyisi. Mu mwanya muto impyisi ibirakombye ko byari biryoshye. Irangije iti, mbese shaho Bakame, ibi bintu biryoshye bitya ubikura hehe? Bakame irahaguruka ijya kuyereka icyuzi cyayo. Irayibwira iti, ugende ufukure nk'iki cyuzi, ubundi amafi azizanamo. Wari Impyisi igeze muhira, sinakubwira ukuntu yarimbaguye umusozi mu mwanya muto, imaze kuyoboramo amazi, itegereza ko amafi yazamo iraheba. Nibwo igiye kwa Bakame iyirakariye cyane. Igezeyo Bakame yisomya ku nkangaza y'akataraboneka. Kwibuka icyari cyayizinduye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane iti, mama we, ibise byo babikuye he? Bakame iti, ukagira rwa rutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki nk'iyi? Hoshi igenda utemagure za nsina zose, amakakama zivuyemo uyashyire mu kabindi, amaremo ibyumweru 3, maze uzasome wiyumvire.
Impyisi iragenda ibigenza uko Bakame yayibwiye. Ibyumweru 3 bishize igotomeraho, maze ururimi rurababuka. Inkanga ziratenguka. Umujinya urayica, ifata umufuka no kwa Bakame ntiyazuyaza, ihita igafata igashyira muri wa mufuka, bijye kukaroha mu manga. Igeze mu nzira yibuka ko yibagiwe urujigo rwayo kwa Bakame. Iratura isubira inyuma yiruka. Ingeragereza kunyura hafi y'uwo mufuka, Bakame iti, uraho ngeragere? Iti, uracyabaho Baka? Ese urakora iki muri uwo mufuka shaho Baka? Bakame iti, ntiwamenya ibyanjye, ubu banshyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika, njye negeka utunyamaswa turi muri ririya shyamba. Nicyo gituma bagiye bametse, nyamara simbishaka, ariko ntibabyumva. Ingeragere iti, hyuu, ukivutsa umugisha nk'uwo, reka nigiremo niba utabishaka. Bakame ibanza kwanga, nyuma iti, ngaho jyamo, ariko nawe urampemba. Ingeragere ihambura wa mufuka, ivanamo Bakame maze winagamo. Bakame si ukudanangira, irawukanira. Irangije iti, ngiye kuguteguriza. Muri ako kanya impyisi biraje, ibatura umufuka ngo girigiri. Igeze hirya iti, ariko noneho ko biremereye cyane, iyi nyenya iriye ibiki? Ayusa ariko ndakuroha, dore igihe wambeshyeye. Ingeragere ngo ibyumve, iravuga iti, reka mpyisi sindi Bakame, shyira hasi nigendere. Iraboroga cyane, ariko impyisi ntiyabyumva, ahubwo ikayisubiza ngo, dore aho wambeshyeye, ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po. Ingeragere iniha rimwe gusa, igera mu kabande itakirashya. Impyisi itaha yizeye ko igiye kwirira ya mafi ya Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki. Ku mugoroba itarabukirayo, isanga Bakame yidondaritse ku nkombe z'icyuzi cyayo yirobera. Bihehe igihinguka aho ngaho, Bakame iyo yayibonye. Bakame iti, wari upyisi ntunyegere, ntago batarapfa nkawe bagomba kwegerana n'abantu bavuye ikuzimu nkanjye. Impyisi irumirwa, igira ngo koko Bakame yazutse, ishya ubwoba, itekereje ko wenda ihamye aho ngaho ishobora gupfa. Irirukanka irahunga, izinuka ityo kuzongera kwikorereza Bakame no gucudika nayo. Sinjye wahera hahera umugani. Mwiyumviye rero ibyabaye ku kinyogote, cyumva ko kigiye kubona ibyiza kikaba umwami w'ishyamba, ariko siko byari biri. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro, umugani wacu nanga urangiriye. Ndagushishikariza wowe utarakora subscribe kugira ngo uyikore, mbese nawe kandi wayikoze ndagushishikariza kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro bindi tugenda tugejeho kuri iyi channel. Kandi nongera kwibutsa ko gukanda kuri like, ugasharinga ibiganiro byacu bikagera kure, ukaduha comment niba wifuza ko hari umugani twazakubwira mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Ibyo byose ni inkunga ikomeye uba uduhaye, kandi kuba washaringa ibiganiro byacu bikagera kure ni umusanzu ukomeye. Ndabashimiye.